Yago, Jihad, Brian, aba bakaba bafite itsinda rikomeye cyane kandi rwihishwa abantu benshi batanazi. Gusa nuko bageraho bagashwana ibyabo bigasohoka hanze. Nk'inkuru ujye kukugezaho mbi y'amahano ya Jihad ndetse n'uwo bita Yago. Bamwe mu bantu ba followinga uwo bita Jihad, kimwe cya kabiri mu bantu bamufollowinga cyangwa se bamwemera cyamaje kumuvaho bitewe n'ibikorwa arimo akora bidahishije Imana icyubahiro. Yago akimara gusohora iyi video ngiye kukwereka ya Jihad ari gukubita Akanyamerika ngo yahise yaho kukanava mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko Jihad yaje gufata video arimo akora amarorerwa ari nakwitwa nk'amahano. Yewe benshi muzi ngo imperuka ngo murayitegereje. Imperuka tuyirimo aho umuntu muzima afata video akora amarorerwa nk'aya ngaya yarangiza akayipostinga. Yago akoze ikintu gikomeye cyane kuko yarabiziranyeho na Jihad, ariko ibi bintu akaba bigize yewe ngo bisakare. Dore video uwo bita Yago yaje gusohora ya Jihad arimo akubita Akanyamerika. Abatakazi nyine mu kabaririze. Nkawe ngiye kukugezaho video Jihad ari gukora amarorerwa ku mubiri we na Yago. Bivugwa ko aba bantu babiziranyeho kandi ngo babimazemo n'igihe. Byamajije kubokama mu bwonko bwabo kandi bibarimo. Ikibazo nuko babitoza n'urubyiruko ruto. Dore yuko ngo Brian we yabishingutsemo. Bana natwe nujye kure. Ujye kukugezaho iyi nkuru banyitabire hanze kabiri. Komeza kudutera inkunga ukanakurikije mugenetse subscribe. Yewe ni haza nakazogera uga kandi. Mu busanzwe uyu mugabo bamwita Jihad, ariko mu kuzamuka kwe byaratunguranye cyane kuko yazamukanye umunwa uteye ubwoba kuri social media. Gusa benshi bakomeje kumwibazaho kubera ko yavugaga buri kintu cyose ndetse ntacyo aciye inyuma cyangwa se azize inyuma. Yewe biri kuvuga yuko Yago akimara gusohora iyi video wahise ndetse yahokana akava mu gihugu cy'u Rwanda. Yago ushobora kwibaza ngo icyatumye iyi video ayishira hanze ya Jihad ari gukora amarorerwa iki cyabimuteye cyangwa se niyo mpamvu yabikoze. Ubusanzwe abagabo ndetse barakomeye cyane, ariko Yago mbere yuko ava muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ahunga yaje gusiga iretre, kandi iretre irakomeye cyane. Yanditsemo amagambo yose akubiyemo y'ibintu bagiye ngo bamukorera ngo bashaka kumwica, ngo bahoze bamugendaho cyane kuva na kera, ariko nawe ngo akaba atangiye gushira bamwe mu bantu bagiye bamukoseza cyangwa se bagiye bashaka kumuhohotera bamukure ku mugati, yewe ngo kumwibacano ibindi byose ngo kumufungisha. Ndetse unitsinda rikomeye cyane ryishize hamwe kugira ngo Yago bazamurimbure bamukure ku isoko, kubera ko Yago n'umuntu maze igihe kinini cyane kuri social media, kandi bivugwa ko yaje aturuka mu gihugu cya Uganda. Ariko trend, icyo bita trend iragenda cyane. Iyo wiyaminiro ufite umunwa cyangwa se ufite impano ikurimo, abantu baragukunda. Yewe namwe muri kunyumva harimo abantu bankunda, gusa bajye bavuga ngo nawe ushimwa na bose. Hari abagukunda, hari n'abantu babakwanga kubera ko ntago washimisha rubanda nkuko babyifuza. Ariko ibintu byose bigerageza no kujya umuntu agira uko abigenza. Jihad yagaragaje ifoto arimo asomana n'umuntu ku karubanda, umugabo mugenzi we bahuje igitsina gabo. Burya ushobora kubona umugabo ari gusoma umugabo mugenzi we ugahita wikanga. Ibi bintu bimaje gufata intera, byamaje kokama abantu kandi byabagiye mu mitwe. Iki si ikibazo ku bantu bakuru cyangwa babimenyereye, nuko ibi bintu bimaje gufata intera bikaba bimaje gufata n'urubyiruko ruto, aho umwana akura yumvira ijambo ngo ndetse kwikora ku mubiri cyangwa gusoma umugabo mugenzi wawe ngo ni ibintu bisanzwe ngo kandi ngo nta biba bitwaye. Cyangwa se umwana w'umukobwa agatangira kurarikira umukobwa mugenzi we akamusoma, cyane cyane agatangira no kumukora bimwe mu bice bijyanye no ku mubiri, kandi ibyo tukaba tubimenyereye ku muntu udahuje nawe igitsina nk'umukobwa ku muhungu. Ariko ubu ngubu bikaba byarahinduye intera. Ubu umukobwa asigaye yumva yakora ku mukobwa mugenzi we ku bice by'umubiri byo hejuru cyangwa se hasi. Yewe
hari na bamwe bavuga yuko ngo babyisozereza nk'aho umugabo ari kubikorera umugore cyangwa se umukobwa bari kumwe. Yewe ibi bintu ni umuco mubi akenshi na kenshi abantu bamwe bafite imyumvire iri yo hasi wagira ngo yavuye ikuzimu. Abantu benshi bamaze kubyokama ndibaza ni amafaranga bakurura cyangwa se ni umwiryo cyangwa se ni dayimoni yateye abana bacu cyangwa se abana b'Abanyarwanda. Ariko ibi bintu ntabwo birafata trend cyane kubera ko birarwana. Iyo bagufashe ibintu bikora ndetse ushobora kuba wahanishwa ndetse bimwe mu bihano biba byaragenewe kino gikorwa. Ariko abantu bakuru bagakwiye kwigisha ko ibintu atari byiza, nibo batangiye kubikwirakwiza hirya no hino ndetse bakwirakwiza n'amafoto cyangwa se amavideo. Kubona umugabo afata igitsina cye ukabona aragifashe agiye ku karubanda aracyerekanye none ari gukora aya marorerwa. Gusa buri wese agira inyungu ze n'imyumvire ye. Ikibazo ni uko baba babyigisha n'abandi bantu bato kugira ngo bandure iyi ndwara, kuko iyi ni icyorezo gikomeye cyane, aho wagira amarangamutima mugenzi wawe w'umugabo ufite ubwanwa nk'ubwawe, ufite buri kimwe cyose nk'icyawe, ngaho kagira inkuru. Umuntu bita Buryane, ibintu nabo byaje kumuvugwaho ibintu bijyanye n'ubutinganyi, ariko yaje kuvuga ko adakora wenyine, afite irindi tsinda rikomeye cyane aho bita Yago TV Show. Unamuzi? Ikinyamakuru afite yitwa Yago TV Show, aranakomeye cyane. Uyu mugabo ngo ni Jihad, nawe akaba muri iyi groupe n'abandi bose muzagenda mubumva. Ubu ngubu ibintu bigiye gusakara, dore yuko Yago hari yaciyemo kabiri, hari umukobwa nawe bashwanye bashirana hanze bikomeye cyane, ariko bakaba baraje kwiyunga. Benshi batangiye kuvuga ngo ni prank. Ese koko Jihad na Yago ubu ngubu nabo ni prank? Ese iyi video yagaragaye ni bwoko ki? Umuntu uryamye hano hasi ruguru gatoya, iyo wiperereje neza ubona ari Jihad, kandi ibi bintu byakomezwe kumuvugwaho, ariko kuri yo ngo nta kibazo afite kubera ko umuntu ari mu ngenge afite. Ibyo kwa Yago se shahu byo byaje gutuma abantu bibaza byinshi. Yago ngakimara kubona ko ibintu bibaye birebire, wese afata icyo bita indege acaho arigendera ngo yigira mu gihugu cya Uganda, ndetse nkaba agiye kuruhuka kuko ngo babonaga hano hagiye kuba umuriro uteye ubwoba muri bagenzi be, kuba yasohoye video imwe ya mugenzi we nyine bari gukora aya marorerwa. Ariko mana yanjye, ibi ni ibiki koko? Iyi ngeso ikaba benshi mu bantu bayikora mwumva aka kantu, iyo ukora ubuntu nk'ubu ngubu ndetse bwangiriza ubwonko cyane. Wibuke ko kubyara biba ari nabyo, ushobora kuba ikiremba cyangwa ukabikibumba, no gupfa nuko guturika imitsi y'ubwonko n'ibindi byose bikubiramo. Waba uri umugore wikinisha, waba uri umugabo, umenye ko iki kintu kigomba kuzakubaho ndetse bikakugiraho ingaruka cyane no ku bana bawe. Ibintu biragukurikirana, bigakurikirana n'abana ubyaye kubera ko uba warabibaraze. Iyo ubikora burya bavuga ngo iyo ukora ikintu uhetse wowe ugisha umwana wo mu mugongo. Rero niba uzi kujya muri dushe, ibi bintu ukabikora muri dushe, aya marorerwa umenye ngo urimo urabitoza abana bawe, ariko mu buryo utanazi, kubera ko birakurikirana cyane. Uyu ni umuco mubi cyane mu izina rya Yesu, amen. Nkomeza gushimira abo twabanye muri iyi nkuru. Imana ikumire umugisha, ukomeza gukora subscribe kandi no kunzogera sharing video hose abantu bayibone. Murakoze cyane.